katubihere muzi tubihere ku ntangiro ubundi mwisanze gute mu nzimwe muri bane n'umukobwa wa gatanu nyakubahwa ubundi byose dore uko byatangiye Tom ubu kiryamye isaha ubu ni muzima ntagazi gahunda afitanye na bagenzi be reba nabyutse ntegura ibintu byose nagira ngo nigendere kare bari abagenzi be batansanga so wajya kumubyutsa nje kukubyutsa nangiza amayobera byutse Unasubiye wabyutse ryari nabyutse ngiye gutegura hano kugira ngo bagenzi bawe baza basanga cyane so rero gahunda ufitanye na bagenzi bawe kandi agira ngo ngiye nitegure ngende batansanga hano se gutegura hano ibyo ntabwo byari ngombwa wawe iri joro ryari ryanyuma ryanjye nawe umenye ko hano hagiye kuza abantu bagiye kuza kuba wagombaga kuba ukiryamye twagombye kuba turi kumwe none ngo wabyutse yes nagomba kuza gutegura hano Lika shaje ureke ibyo rwose ureke ibyo ahubwo ngwino dusubire n'ubundi wabisoje oya wabisoje ntugakabye nawe iki ntugakabye iri joro ni iryanyuma kose ndabisubira iryanyuma ngwino twicare hano tuganire akose ubundi kuki wowe wambyukije iri joro ringana cyane wabuze amahoro ufite icyo kibazo n'ubundi byose wabisoje sindi kwibaza n'impamvu wabyutse kare bigeze aha twakabaye ngo twiryamiye turi kuryoshya nta bintu byinshi n'ubundi iri joro ndakeka ari iryanyuma hano hagiye kuza abantu ahubwo ndabizi ko ari iryanyuma w'ivurura ufite ikihe kibazo kandi na nijoro nuko wari wanduhije niyo mpamvu wabyutse usanga hano hantu hari huzuye ibintu bijagaraye sibyo bijagaraye niyo mpamvu nabyutse kare ndabitunganya sibyo
none ubwo ngo ugiye kumbwira gute? ese ubundi ko uzi ko ndi uwawe nta wundi muntu munsangira ufite icyo kibazo ko n'ahandi hantu ngiye kujya nshimye ko mbizi tugende nyine urumva tugende twiyongeze rimwe nta bintu byinshi tuzongera ako nigenda ndashaka kutegura nkagenda ntabwo nshaka ko bagenzi bawe bansanga hano. Okay, nta kundi nyine ubwo urabyanze. ese ubundi reka ngo stop njye ni izihe nyungu mfitemo kuba wambwiye ngo mfite akazi hano cyangwa ngo nzakorana na bariya bagenzi bawe bariho? Se nijoro ntabyo naraye musobanuriyeho ntabwo nasobanukiwe neza nzakongera ukansubiramo rero noneho ukambwira neza byimbitse nijoro se kuko turi muri ambiyanse twari turi mu biganiro. uzi ko nari nzi ko nabikubwiye we ntabwo ubizi rero hano hagiye kuza abasore 3 bagenzi banjye byaga mbikubwira se nabisobanura tugiye kuba 4 abo bagiye kuza tugiye kubanamo hano ariko buri wese azajya akora gahunda ze tugera ahangaha tuje kuryama gusa tuzakenera umuntu uzajya dukora dukeneye umuntu uri gukora ibintu biri professionnel ko tuzakenera umuntu wize hotellerie uzajya dutunganyiriza amafunguro n'ibintu hano mu rugo nyine ntihabura umuntu ibintu bikaba biri kuri gahunda ku buryo buri wese azajya azavuye mu kazi ke tuza dusanga ibintu biri ku murongo. Ntatekereje rero ndabizi sibize hotellerie yese narayize subize se ubu rero igisubizo cyabonetse nta byo kuri gushaka akazi ahandi niwe nahisemo ni wowe ugiye kuza ewana uzajya ukora ahangaha udufashe ugiye gukora ahangaha mana we mana ushima ugiye gukora ahangaha numva okay noneho nuko ngo uzajya ukora ku manywa umva se kutangeza kwishima bitararangira ni ukuvuga ngo uzajya ukora ahangaha ku manywa nibigera nijoro nyine utaye ntabwo uzajya urara hano urabizi urumva wajya urara hano mara igihe nyine urumva byazajya bishoboka hari abahungu 4 bane watubasha nawe mbwira oya reka mbwira bane watubasha okay nta burage nyine urumva okay ni nacyo gihe cyiza nubwo ndi kubabara ngo ijoro ryabaye rito ku manywa nzajya nkubona ariko nyine twisanzure nabi kuko uzajya uhora hano none se kumvuga inkuru nziza ukarakara siko numiwe ngenda kubwira inkuru nziza wasereburaga mu kanya wari uri kubyishimira none urarakaye nguke ngo kumanywa ngiki nese nagusko kumanywa aro nyine ari akazi none wowe ndumva uzanyemo ibindi ntarumiwe koko none se ubirakariyemo umva nyine mubwire nyine umva ko gahunda iteye n'ukuntu ipanze urumva abo 3 bagiye kuza nta n'umwe uzamenya gahunda mfitanye nawe uranyumva neza nta muntu ugomba kumenya ibyo napangaga nawe nta n'umwe ugomba kubimenya kamubwire ituntu sibyo nigute umbwira ngo ngiye ngo kumanywa gutanga ibikindi biki none ibaze bari abahungu bamenye ko hari ikintu kiri hagati yanjye nawe sibyo kandi ikiri hagati yanjye nawe kigomba kubibanga ku buryo nta n'umwe ugomba kubimenya muri bari bagenzi bawe urabizi nyine tumaranye igihe uri umuntu wanjye sibyo humura nta muntu uzabimenya ahubwo genda unzanire phone ndashaka kubavugisha numva igihe bari bugirira dore hatangiye no buke telefone Tom kambanze igihe nitegure sibyo ngende kugira ngo bari abahungu batansanga none se ntabwo bari gusanga bakagusobanura nka perezida nibaza uramperezida bambwireho nta kibazo ahubwo ngiye nzaza ejo nje gutangira akazi uragiye uri kuvuga ngo ugiye guhita ugenda yego genda nzanira telefone nyine menye n'ahantu wayishyize isaho ntabwo telefone niri mu cyumba wegenda ubone telefone
uryamira nagushira ibitotsi atera telefone ushamba amagare menye ahantu bageze ndabona wanambaye rego wambaye amajoro agiye ese waruzwe ndi ari brag ntangije kwitegura ndagiye reka ntabwo akirana kuri kwimana uragiye cyane rwose sinwerekeza se nkakugeza ku muhanda aho ufatira akamoto hoye yewe guma ahangaha bagenzi bawe bataza kuza bakakubura bagasanga udahari njye nta kibazo matike undi nta kibazo ndijyana ahubwo nzakarukanisha ejo aretse no guherekeza ariko haracyari kare ejo se nibwo baza oya nta kibazo siko ibintu byose nabitunganyije ufite ikihe kibazo ko batari buze ngo basange uri ahantu hasa nabi reka unyohereze kuri momo yawe sawa bye noneho be reka mushonesha akantu gatoya ku kazi si mwajyaga mubona naha mbere sikubizi siko mubizi na bagenzi banyu noneho reka mushonesha ubu ngubu kuva kakanya iki gihe ubudo nibyo ndi free ni byiza basi ndabyishimiye wallahi wumve ngo ubu ngubu mfite imvumo yanjye ngiye kujyana noneho na ya miryoshye wumve complete kubw'amahirwe noneho harya wowe se wajya gukora n'ubundi igihe amasaha menshi 28 kuri 28 uba no ku kazi niyo mahirwe yawe none baby wallahi reka nkubwire wowe ntuzajya ubona umwanya ujya usimbuka ngweremo mu mvumo urisanga wowe cyane ko noneho ni complete wallahi no reka nkubwire wa kintu ubu ngubu ukuvuga ibintu bya entertainment tuzajya tujya harya ureba match tuzajya tujyana kureba match icyo ni icyambere tujyane kureba ibitaramo urumva icyo ni icya kabiri urumva Tom, bimeze bite Mike iminsi myinshi wallahi myinshi cyane bro koze ko mbari kubona nazi uba watuje cyane wagira ngo simuzi ubusazi bwawe ubundi sanzure mane hano gagiye kuba mu rugo cyangwa ntabwo wamubwiye ewa namushonesheje kabisa baby ibintu ntari ibi ya koze ko utari warandabuye ko nawe nyiri ukuntu murabura gute se manto ubibona se
nanjye mba nyoka namwe ukambaza ibintu byinshi buriya ushaka wansobanurira mba nabibonye. Ubu niko icyo ushatse kuvuga ndacyumva. Buriya ngira nkubwire ko ukuri kubitekereza ko atari ko biri tu. Serious? Ni inshuti yanjye bisanzwe biri aho brother. Serious? Yeah. Neza neza urakomeje mfatire hose. Ewa bro. Nari kabisa tu. Ese subiza mani kuva zamani. Wowe? Ntago njya nkazi ibintu ngiye. Wowe nzi. Hata witwa gute? Tutangira tunibwirane ntugire ibintu by'ishyari nyine bya. Ntabwo ujya uheza. Haracyari mu gitondo reka. Sawa. Yes. Jewe nitwa Kate. Jewe nitwa Tom. Sinzi niba Mike yari yakubwiye. Ntabwo yari yabimbwiye. Ariko nyine tumenyanye ari mu gitondo. Ariko ntabwo numva ko byarangirira aha. Byaba byiza umpaye contact zawe wenda tukazahuza ikiganiro nari. Mike hari ibisi nzagura akantu rega wowe ibyibura nabizi umuntu wanjye. Nasigoye nyine ntabirenze Nase ko ushaka kubibabariramo. Oya. Kuva zamani nanjye uranze sinjya nkomeza ibintu nyine ngo mbigire byatanje weho nagukaraga nimero. Okay. Baby zimukarage tumwuko abishaka nuko abi. Kandi saving bura tuzajya tuvugana kabisa. Okay. Michael. Shaka tuba twanaganije byinshi nibagirwa no kujya kubakira kandi mu gitondo agacyayi n'iki mani biba bikenewe. Oya byihoreye n'ubundi ngiye kugenda. Nyumvira akanya. Ntuse ugeze hano none ugiye guhita ugenda ibintu byose. Ngiye kujya mu kazi. Ariko uzagaruka wongere nyine dusure nyine tuganire. Bye. Bye now. Kati reka nzo ngufashe sha reka ngufashe. Sawa bye uzagaruke. Twahageze hano tubwiye. Banguka mwana banguka kabisa tubana. Sawa sawa. Tom. Fungura mana maji yaguweho. Tom musasha cyangwa yikina na Jeremy imbere. Yo, ako se mwana, unajua masomo ni mahali bagiye ko badutaye muri iyi salo bose n'abantu. Tomu, urajya na Jeremy mu cyanzu sha. Ariko ibyo byari ni ibiki? Jeremy mwana se bari bagiye kujya gukorera mwana. Basanga rero baraguruka buri mwamutereye. Ari gushyiramo ipantaro urabona ibintu byo kwirinde kubusa n'ubundi imbeho. Kubuza bijana hano byadukujije. Bakoze
kwambara amaguru gisa asicyaye kigabo kindi kirenga Bose ko mbona turi bake byagenze Lucas utaza sha agiye kwihisha none uko rusanzwe bigenda metero nawe se uhindura ipantaro simuka mpamvu abana bakimara bijya byamujyana niba yayanyayemo ibigambo byanyu ni ibya kera Bibijamo siko nagazibaje gukura impande yajyaga aranga ati mpamvu gorokweto twari ku ruhande yajya kumugeraho ngo byanze bikunze ngo yacitse intege cyangwa yahaze ari mu muziki ntabwo ari ubuzima manda dore iki ngiki kirimo mu bikuteri papa warimo arakwamagana wakinze turi muri papa abasaba barayita ibintu byawe ibintu nk'ibi ngeretse mubizi se papa wawe darafite n'inkoni wakinze byo kumusobanurira ukuntu twari urufunguzo rw'akazi kawe uyu murezi aracyatwika nka kera ari ni umusazi subizi se bro subizi sijya meza wapi abakobwa bazanye gute abakobwa bazanye gute yari imana y'abakobwa kera imana y'abagore imana y'abagore oya yari imana y'abakobwa ubu byarakuze yabaye imana y'abagore ejo bundi azaba imana y'abakecuru ibintu nkora bihabanye n'ibyo muri kuvuga rero oya ni ibiki agiye kumushyira ku gasino umva nyine se abantu mureke kwizina mu magambo twibwirire nabo rero bose gasite ibintu ari kuvuga ntabwo tugiye kuza mu mikino n'by'uyu muhungu Michael ntabwo twazajya kubera ko hano inzara yazana twica kuri uyu muhungu ntabwo anakunda ibintu byo kurya no kwinywera ubwo reka mbereka hano narebye mbona nta muntu uzajya uboneka niyo mpamvu nafashe umwanzuro ko twashaka umuntu urumva w'umubebi nyine w'umukobwa wize guterera akaza akadufasha abizi neza nyine aho kondekera iyo isofana uzi ibyo byatetswe n'umukobwa biranaryoha gusa nyine iki kintu ndakeka kizamusagarira oya se turi he ko muri uru Rwanda rwacu se abamera aribo bari imbere cyane mu Amerika abameri se baba baravuye mu bakobwa uragenda naracomoka home mu mago iyo hantu umukecuru yajyaga piga icyakura nkavuga ati uno munsi nzarya ubu bivuze ngo ho muri izo wari ucometse ngo wayicomotse ubu si wajya gucomeka ntabwo ashobora niko ubu ngubu gahunda igezeho murabona nyine ni ukwiranga ariko ubwo mubyihanganire ubw'ejo azaba yahageze mu gitondo azatangira ubu bivuga ngo iri joro turararira ibiraha isambusa capati n'ibishyimbo ijoro wowe ni ukubitaho kwitanga ariya karoti n'iki byose twabuka gukata uyu nguyu akaba yoza ibyombo uziko n'akabari imbere manaja karaka umusaza nkajya ngira n'ahantu babyogeza niba ushaka ko turwara inzoga ku munsi wa mbere akazi gakorwa ko turi batajya nawe Halo? Waramutse. Ni kwitegura mu kanya nka saa 3 ndaba mugezeho. Sawa. Lucas. ese wa muhungu adasohoka Michael n'umuzi se ko ibintu bye byose ari gake ashobora gusohokamo ko twanagiye. Twe twanagiye kabisa. abacitwa numva murimo muramvuga se mana ko ukisiga marabero rero nayo uri kunsebya marabero so wallahi kweri twerekere se uri tayari Mbese bite se? Keshi mane tugeze imana dore njye nabuze n'icyo ndenzaho abantu mujya kwitegura mukitegura amasaha 3 ubundi ubwo byite byanyu Muri kwihuta kabisa ariko mwanumvise ko bazindutse banamagara Izo nkweto wafunze ubundi wazibaye n'abantu ukagenda wambaye ibirenge izi nkweto zijya zirushya kuzifunga ariko zibazo nk'umuntu utumiza inkweto hanze agiye mu kazi nta nkweto yambaye byaba bibabaje byaba bimeze nk'abantu barwaza bwake bowe gerageza ucunguze mu byari bitumye nyine mbabwira ngo mubanze mutegerezeho gato kuko nari ndafite surprise
ariko katavuga se byagenze bite mu nanjye nyine ntegereje ko nconesha iyo surprise tu ahubwo werasa ku ngingo twumve njyewe n'abahungu ubundi ducomoke mugira sirenge umunyeshuri yagiye kumanura Lucas wagiye umuhanda koko ase ko ari umusitari shaka kajya manura umunika waraye muniga wo mu kabari mani ntabwo ndabona mu kabari mva rero murabizi ko ejo hari ikibazo nyine cy'ukuntu twabona icyo kurya muri iyi nzu icyo kibazo mwabimaze ko muri iki gitondo cyakemutse mugiye no kujya mu kazi mwafashe breakfast uhita ujya muri kuriye ibintu mba nabikurikira urutse none azurekeje itimana byose urabona editing gusa nyine inkuru nziza nuko ibintu byatunganyirwa ahubwo mwe mujye muri mudu yo gukonsoma kabisa cyane bamujama ariko njyewe no kuvana mbere hose nabonye ari imwe turimo twanyuma mfite ukuntu nateguye nyine agategura kugenda kwibaza none se ubwo ibyo bintu ubundi ngo byaturutse okay nagiye mu bintu byinshi kugira ngo mujye no mu mirimo yanyu none sigira vuba harimo n'imigati oya mwe nimugire ikibazo reka muzane reka muzane rwose mbatungure ariko se wareka naza akaza kuzira rimwe reka n'iminota ibiri abizanye byose twibwira hari icyo byabitwara ubwira manza twibwire ubwira manza twibwire ibyo biraba bizi nese tunanabeza n'ababiteka dusanze ari njumbi mwamenyanye n'umuntu niba mushaka muzane nawe mbese umusore twakugira aha twakuvana ngaha twajya muri kantine maze dore twatinze mana ahubwo we yakoze ingaruka manuza n'umuntu batura umuntu ushaka reka muzane tumanta bagira utubangara reka rero mubazanire muzane vuba mayijini bajama bagira utubanga koko Lika surprise mwakire Lika mwakire Lika rwose wow Lika What? Mike wowe? Lika wowe nzi Tifela, amudi fela, nejiza fo. Tifela, amudi fela.